Eyo nkuko bisanzwe iteka mpora mbibabwira kuri Ubugeni TV, njyewe ndi Arafatika Boy Chata Boy Simplify, muri kumwe na Ubugeni TV. Ndagira ngo usabe ngo subscribe kugira ngo ubone amakuru yizewe kandi agiye atandukanye, yaba ayo mu gihugu hagati, yaba ayo hanze y'igihugu, yaba y'abastar bagiye batandukanye mu mafilime, muri muzika, muri football ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Uyu munsi ndagira ngo mbabwire ko turi kumwe na groupe imwe igiye kutwibwira, iratubwira ahantu ikomoka, ntago ndi bubavugire. Ndagira ngo mbanze kwanza mbabaze ahantu bakomoka, kwivuga bwo bari bwivuge. None aha ku Ubugeni TV bimeze bite bisaza? Ni sawa Alfat. Ndagira ngo tubwire ahantu ukomoka honyine. Ahantu nkomoka ngiye nkomoka mu Rwagasabo, urukumva ngiye nkomoka mu Rwanda, ndi umunyarwanda, ni West Coast Kinyaga, you know. I'm a boy from Cyangugu, don't you? Reka mbaze n'uyu nguyu se koko nawe ukomoka he? Ayo ngiye nkomoka mu Rwanda. Ori kuri ya gahunda ya ndi umunyarwanda, nibyo koko twese turi abanyarwanda. Ndahera ibumoso bwanjye nguhereze microphone wivuge nk'umuntu turi kumwe. Ntago bazi babwiye ko turi kumwe n'itsinda, ariko ntago bazi itsinda turi kumwe ryari ryo. Ntago bazi ko mukina rugby, ntago bazi ko mukina umukino runaka, ntago bazi ko muri abahanzi, ntago bazi ko muri abaraperi. Gusa kuri Ubugeni TV ndagira ngo mbabwire ko tuzajya tugenda tubona ibintu byinshi cyane kandi bigiye bitandukanye. Akira wivuga izina, wivuga n'icyo ukora. Yo nitwa Daboki. Hari ikintu urenza uzi? Okay, nkomoka i Rusizi Cyangugu. Ukora iki? Njye ndi umuririmbyi nyarwanda. Gute turamenya kuri umuririmbyi gute utabitweretse? Okay. Ejo ngende gihanga sindi ruganzo ninjye watsinzi y'ubutita, aha abandi bananiriwe Dabokizo niwo kidire mwagatege, nabitangiye kuva kera, benshi bajya imihari, abandi bangira ishyamba, nanjye funga umukanda biranga birabacanga. Iyo rap iza ku bidini mwari kujya munyita papa, ndi generali w'abaraperi, rap ndi mu mitsi, mu magufa ndetse no mu misokoro. Stile ni rap, ingendo ni rap, ndi kuri top. Eyo Dabokizo. Ndagira ngo mbabwize ukuri ko Ubugeni TV rwose dufite kubereka ibitangaza. Ndagira ngo tubazamurire undi muntu hano nawe tugiye gutumwumva. Nabwiye ko ari crew, niwe yari umuraperi, ese yarahogoza, ese uyu nguyu yararirimba, ese uyu nguyu ararapa. Reka nawe tumwumve kwanza, atangira twibwira izina rye. No? Yeah, my name is Norbizo. Norbizo, nanjye nkaba ndi umuhanzi nyarwanda, especially nkaba ndi muri group King of the Kings hamwe na Daboki, you know. Okay, nawe uri umuririmbyi nguririmba na Daboki. Uririmba ibiki? Twebwe turi abaririmbyi banatangaje kubera yuko twebwe turarapa and the second turaririmba. Yeah, okay. Nyita Norbizo, huh? Umushumba w'intama, the tactic ya command, bafite staff, destination mu Kinyaga, huh? Mu miziki nk'inyamaswa z'inkazi, kazi zacu ni imiziki. KGR ubu ni imiriro, impanda n'impanda ubu ni imirimo, and with rap ubu nta mikino nikotaniro. In the game umva flow, umva beat, tata turadudubiza, turarasa, finger trigger, kaka ni nka machine gun. I say do or die in the hip hop game. Ndagira ngo mwabiyumvire n'abana bakomoka mu Kinyaga, mu ntara y'Iburengerazuba niba nibeshye, mu karere ka Rusizi ni Rusizi. Abana bo mu Kinyaga i Rusizi bari hano baje kwereka abanyarwanda ese dushoboye iki, ese natwe abantu baba ku mazi, abantu baba ku mazi, ese mwatumenye. Twaje turi hano, ndahera kuri Dabokiz ndetse na Norbizo, mwese big up to yourself bro. Mwambaye neza. Gusa bamvishe ngo mwitwa King of Kings, abami b'abami, ariko muhuriye ku kintu kimwe. Abami b'abami ngira ngo niba mureba neza ikintu bahuriyeho, bese seka gato ya bro. Seka gato ya papa.
Okay, nanjye ndi mu bami b'abami kubera ko duhuje ikintu kimwe, inyinya. Bafite inyinya hano hagati ariko arafata FTA ku ruhande. Abami b'abami ngira ngo uniform yabo ni inyinya, ntago ni inyinya na marinette. Abami b'abami bimeze bite? Kwanza reka mere kuri Double Keys, ndabona ari we afite umusatsi wa Imana wateretse imyaka ingana. Okay, urebye imyaka ntago ari myinshi, ni nk'irindwi gusa tu. Umusatsi wawe ubu ngubu yaba ari umwana abageze mu wa kabiri primaire. Birumvikana kabisa. Wakoresheje iki bro? Nakoresheje kwitonda cyane kugira ngo umusatsi wanjye utangirika kandi ngugirira isuku, ngira ngo nawe urabireba. Si ibintu bisanzwe se? Urawugaburira. Ndawugaburira nyine ntubyumva se n'ibishoro. Nicyo wakoresheje kugira ngo ntube wafungwa ngo bakogoshe umusatsi wawe? The first of all ni ukwitwara neza mu bantu, ukabana neza n'abantu kandi gukurikiza amategeko. Yes, ukagenda kumabwiriza nk'uko n'abandi bose bayagenderaho. Abami b'abami bamaze igihe kingana gite muri industry ya muzika nyarwanda? Okay, nk'uko byumva abami b'abami ntago ari amezi menshi cyane, amezi make cyane tu. Nk'amezi nk'atanu aho ngaho tu. Mufite indirimbo zingana? Abami b'abami ni indirimbo, ubu ni ukuvuga ngo dufite indirimbo 5. Abami b'abami bamaze amezi 5, buri kwezi bakora indirimbo. Ngira ngo ukurikiranye Ubugeni TV urumva ko abami b'abami bamaze amezi 5 bafite indirimbo 5. Ubwo buri kwezi no kwanga buri kwezi indirimbo yanyu igomba kuba iri hanze. Yes, no kuvuga nk'abantu nkatwe dukeneye abanyarwanda n'abandi batari abanyarwanda ariko n'abantu muri rusange. Dukeneye gukora kugira ngo nabo dukore ibyiza bibashimishe, ariko nabo badutere motivation kugira ngo ibyo dukora bigeraho bigera. Birumvikana. Urakoze cyane Double Keys, ndakugarukaho reka njye ku muvandimwe wawe cyangwa se uwo mufatanyije ubuhanzi bwanyu. Numvishe ngo mufite indirimbo 5 umusaza, nibyo cyangwa ari kutubeshya? Ntabwo mugenzi wanjye yabeshya, dufite tumaze kugira indirimbo 5 za group. Ndajya mubwira amazina y'izo ndirimbo niba utibeshya cyangwa ngo nibeshye. No kuvuga ngo aka kanya hari indirimbo bita Urukundo si amafaranga, hari indirimbo yitwa Uratandukanye, indirimbo yitwa Abami b'abami, Presidenta Group nyine nk'abami b'abami, indirimbo nziza cyane. Hari indirimbo bita Uragiye, hari indirimbo bita Sofia, ariko indirimbo bita Sofia indirimbo ikaze cyane. Urakoze cyane kuvuga ku indirimbo yitwa Sofia. Ni cyashya ni ya kera bimeze bite? Iyo ndirimbo yitwa Sofia ngiye gusa ntabwo mfite byinshi byo kuyigarukaho cyane ko abafana bacu aribo bazayigarukaho cyane byimazeyo. Mbere yuko tuyibamurikira nyine no gutegereza feedback zabo, tugategereza ukuntu bazayakira. Yamane ubu none aha tuvugana abami b'abami ntabwo bakiri kubarizwa Icyangugu cyangwa se mu Kinyaga, ntabwo bakiri kubarizwa mu Kinyaga, ubu bari mu mujyi wa Kigali. Ndagira ngo mugire ikintu mubwira abahanzi b'umujyi wa Kigali, mereye kuri we Double Keys. Okay, nk'uko ubivuze i Kigali turababwira ko twaje kandi tuje dukomeje, dufite n'intego yo kugira ibyo tugeraho nk'abami b'abami nka Double Keys na Norbizo, ariko include muri abami b'abami. Yes, nk'abanyakigali ngo rero mudushyigikire ko natwe nk'abanyarwanda muri rusange mu muziki tugomba kubagezaho ibyiza byinshi kandi bifite akamaro. Iri ni itsinda rije risanga andi matsinda agiye atandukanye, harimo Dream Boys, Urban Boys, Yemba Voice, simbizi niba igicumbagira cyangwa igikora. Gusa hari amagroupe menshi ari gukora, harimo The Same, abahungu b'Irubavu bamenyekanye cyane ariko none bibereye iwabo. Abanga abami b'abami banze kuguma iwabo icyango babatereka tuze tubafate ku gifu mu mujyi wa Kigali. Harimo umuhanzi Tino, reka ngubaze nawe gira ikintu ubwira abahanzi cyangwa se kwanza gira ikintu ubwira itsinda ryaryo ryose riri mu mujyi wa Kigali rikora umuziki kuko wabaziye. No kuvuga ngo itsinda riri mu mujyi wa Kigali, cyambere nabwo ngo faites attention, kubera yuko iri tsinda ry'abami b'abami rije gushimangira ko mu Rwanda hari impano zitandukanye. No kuvuga ngo twe dukurikirana amagroup nk'uko wari ubivuze, aba Urban Boys, The Same, haba n'andi matsinda yose, ariko iri tsinda noneho rije rimaraho, rije
gukosora, rije gutanga difference, rije gutanga urugero. We are examples. Twebwe turashaka kwerekana impano twifitemo nk'abami b'abami ndetse n'icyatumye twita abami b'abami. Ndumva ari cyo kintu cya mbere kiturangaje imbere, kuko buriya ntabwo waba uri umwami w'abami ngo ukore ibintu byo hasi kandi uri umwami w'abami. Twe turashaka kwerekana difference iri hagati y'andi ma groups n'abami b'abami. Dream Boys mwabyumvishe, Urban Boys mwabyumvishe, Active Again mwabyumvishe, TBB ni Danje mwabyumvishe, Abakimaze mwabyumvishe, Yemba Voice mwabyumvishe, ndetse n'izindi groupe zose. Ndetse kuvuga right now mvuze zo ngizo yango mwabyumvishe. Aba bahungu bitwa abami b'abami baje dese mu muri tayari guhangana. Yamane mbararike ino groupe njewe wumvishe indirimbo zabo numvishe bakaze, gusa ndagira ngo dusoza ikiganiro cyacu hari ibibazo tugenda tubaza, bibiri kuri side imwe na bibiri kuri side imwe. Ngiye kukubaza unsubize, kurya kunywa? Kurya. Ubugari umuceri? Ubugari. Okay, icyambere nakwazaga ngo kurya kunywa, utumwa ngo kurya, waje ubugari umuceri umbwira ubugari. Wango ukunda kurya ubugari? Yes, nkunda kurya ubugari kabisa. Twaje brother, uri tayari? I'm ready, ndi tayari. America, Africa original, my motherland, my respect motherland, especially in the heart of the country, Rwanda. Uganda ijwi ile Kungombo mwarigerere mezi mici ni Norbizo. Twe turabana bahana, twe turatashaka guteza iby'iwacu imbere ni mu Rwanda nyirizina. Ni Kongombo, ariko Kongombo pembeni ya Kongombo ni Mushaka centre, ni Gashonga centre, kumisave tubahereza urukundo s'amafaranga Okay, ndagira ngo mubwire ngo nari ngubaje ati muri Amerika cyangwa muri Afrika uhitamo Afrika, ngubaje Uganda cyangwa ile ijwi ku nkombo uhitamo ku nkombo, nababwira n'ikirimi cyabo. Thank you cyane. Ndagira ngo dusoza iyi bayita ndagira ngo mbabwire ngo natangiye mbabwira brother urakatinga ariko nta kibazo. Ndagira ngo mbabwire uyu ni Ubugeni TV, turi kumwe n'abahanzi bavuye icyangugu nta mikino, bagiye gufata mikrofone buri umwe atubwira ati urukundo s'amafaranga, urukundo n'ibyishimo. Nkunda kureba Ubugeni TV kuri YouTube, kora subscribe kuri YouTube ubone byiza byinshi kandi bikenewe ku bami b'abami. Once again, urukundo s'amafaranga, urukundo n'ibyishimo. You know me, Norbizo from the king of the kings, abami b'abami. Yes, kora subscribe ku Ubugeni TV and urebe ibyiza byinshi bigezweho, amakuru y'abahanzi. Love you so much. Jabrez. Fatika Boy, Chata Boy, Simplify, nitwa Fatika Boy. Kurikirana Ubugeni TV on YouTube, ukore na subscribe ubone amakuru yizewe kandi ku gihe.